ndaje mbacururize pe uziko hari abantu babimbaza bakunzi banjye b'Isaro Life TV muhora mumbaza ngo ibintu ngo biri hehe, dore ngaha ngaho bibera, dore za Rumondi, amashaza yumye, ibintu byinshi, flaxseed, chia seed, muri kuzibona, red pepper, red pepper arahari, ibintu byinshi, paprika, undi ni kiwe ndaba ari byinshi cyane ra ukujya muhigerera namwe mukareba dore ngibi bya bintu byose nirwa mbabwira bituma ubuzima bugenda neza. Mwabibonye ngibi n'amata y'ifu baba bayafite. Dore nibyo bita chickpeas, bya bindi marambere biribwa muri salade cyangwa se ukabirya nk'ibishyimbo bisanzwe byiza cyane. Muzavuga yuko dore na hiriki ayibonye ntacyo ntazajya mbarebera. Zino nzuzi harya zikora uzi gute, inzuzi z'umukara muri kuzibona, inzuzi z'ibihwagari, inzuzi z'ibihaza, muri kuzibona uko zimeze. Uzavuga ngo mwabuze ibintu sasa, dore ibintu, dore umwimerere w'ahantu ibintu biri n'uyu nguyu kabisa. Dore ibyo bita roze biryoha cyane.